ninde tutamufite ubwo uraje unkandagire ngo ufite akazi amafaranga none se urahembwa yabyemera buri kwezi barakwishyura ariko nyuma y'icyumweru nubajije bitanu ntabyo wanyereka aba yagiye peni nawe inyatsi aba yayagurukanye nta muntu n'umwe uri hano udafite penina ahubwo uhereye nonaha Imana imbabarire igutabare penina ahari areba na zamura haleluya igutabare penina ahari areba. Mu ijambo twasomye ryavuze ngo bukeye impamvu wakoraga bikanga bwari bwije byari ninjoro, impamvu bakurambagizaga ugategereza ko bazakwerekana mu miryango nta yindi mpamvu byari ninjoro, impamvu waranguraga ugahomba byari mu gicuku nta muntu waza kukugurira ariko ndahanuye mu izina ry'uwampamagaye yamvanye mu bujura unereye none ahangaha burakeye ku buzima bwawe, burakeye mu rugo rwawe, burakeye muri bizinesi yawe, burazamura haleluya ku byari byaranze bigiye kwemera mu izina ryawe. Aba bantu baranyumva kamanura ubuhanuzi bwa finali ibintu maze iminsi usengera ubona byaranze muri aya materaniro Imana biteye amatwi bigiye kutwitaba. Hanurira uwo muntu umubwire ngo Imana ibiteye amatwi bigiye kutwitaba. Abantu bumva bibitabye haguruka wihuze nabyo uzamure haleluya ibintu maze iminsi usengera byaranze. nayo kwizerwa uri uzahoraho uri Mana yo kwizerwa uri uzahoraho uri Mana yo kwizerwa uri uzahoraho uri Mana ijambo yivugiye ubwayo irikurikirane imyaka ibihumbi itangare ntabwo Imana yakubeshye
shitimu nyibyeho indi nk'itatu. Aravuze ngo maze Eli aramusubiza ati genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe icyo wayisabye. 19 haravuze ngo bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Ndebera uwo muntu mu maso mumbarize ngo waje gusenga koko. Barangije basubira iwabo basohora urugo rwa Biramu. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Hanyuma nanjye reka mpanurire muri ubu buhanuzi. Hanyuma bundi ntanga umwanya. Korari ngirepete ifite sorute ejo bundi. Wambabariye nkagutuma ku bantu nka 3 kabahanurira. Niba utari n'umuhanuzi ndakubwira ingingo ikurengera itumuhanura. Muririmbyi wa 28 mu Gakiza yageze ku gitero cya 3 aravuga ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi. Muri ubwo butware n'ubushobozi rero mbabarira ndakwinginze uhanurira abantu 3 ubabwire ngaho ibya mbere byabereye niho n'ibya kabiri bigiye kubera. Ntabwo abantu banyumvishije aho ibya mbere byabereye mama niho n'ibya kabiri bigiye kubera. Zamura haleluya. Ibya mbere byabereye niho n'ibya kabiri bigiye kubera. Ari ibintu byagiye niho bigiye aho byabavugiye ko bitazakunda niho bigiye gukundira. Ahantu bakwitiye indaya niho ugiye gutambagirira, kubera ko igihe mwazengurukiye Imana yakibonye kirahagije. Igihe cyo abantu nka 2 babyakiriye. Tanga abandi uhaguruke wihuze n'igitangaza uzamure. Haleluya. Aba bantu barahari, aba bantu barahari. Tungura umuntu ushaka ubwo bari umutungura umwe nashaka aba yicaye mu nguni umubwire ngo ihanganira ahantu wasereye n'Imana igiye kugutabarira. Ihanganira aho wasereye mama, ihanganira aho wasereye papa, ihanganire muko, ihanganire wa musore aho n'Imana iziye. Bahandi bakuvugiye, bahandi bakuzingiye. Bo bari kuvuga ko babyongera bari kumva. Ihanganira aho wasereye bahandi baguhereye inica nikize n'Imana iziye. Bahandi waburiye akazi n'Imana ikaguhereye. Bahandi bakurwanyije n'Imana iguhereye ijambo. Zamura haleluya. Umbabarire niwite ku muntu utari kubyumva, wowe wirwaneho ni wowe Imana yibutse. Bibiliya yavuze ngo bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Bibiliya yavuze ngo barangije gusenga basubira mu rugo rwabo ngo basohora iwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Hobera umuntu w'ibumoso n'uw'iburyo umubwire ngo uyu mugoroba Imana iratwibutse. Aba bantu banyumvishije iratwibutse mama, iratwibutse papa, Imana iratwibutse. Abantu babyemera, abantu batabyemera, abantu bavuga, abantu batavuga, abantu barwanya, abantu batarwanya, Imana iratwibutse. Abantu bumva ibibutse haguruka uzamure. Haleluya. Imana iratwibutse.
ndafashijwe ndafashijwe. Yobu yavuze ngo iki? yaranditse mu bice 14 aravuga ngo haracyariyo ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Zamura haleluya. Ageze mu bice 5 ibyuma bireke ageze mu bice 5 ku murongo wa 12 aravuga ngo ni Imana yica imigambi yicakura. Adasoza ibyo yagambiriye. Munyeganyezi mubwire ngo humura barasabye ntacyo tukibaye. Barasabye mama ntacyo tukibaye. Barasabye papa ntacyo tukibaye. Zamura haleluya. Ndanatashye tuvuge ngo amen. Nyitaba uvuge ngo amen. Ariko mbabarira mbare gatatu umuntu yihuza n'igitangaza cye ahaguruka zamure 1 2 3 zamura haleluya. Iradutabara babyemera batabyemera. Haleluya. Yavuze ngo n'uyu munsi nguvuga ninshaka mpite mfu. Wahanuye nimumva nafashijwe nsaba mushumba ndamubwira ni waretse nkitahira abandi bakaza kuvuga. Ikibazo dufite abarokoye bandwaye haleluya. Petero na Yohana biyumvishamo ibi bihe ntibyababwira kujya kanyarira, ntibyababwira Samatare. Birava ngo biyumvamo ibihe byo kujya ku irembo ryitwa ryiza. Birava ngo hari ikirema cyari cyamaze igihe kirekire. Petero na Yohana bashira amanga barakibwira ngo ubu tureba nubwo uri kudusaba nta feza nta zahabu, ariko hari Imana iri muri twebwe ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Abayizeye zamura haleluya. barakibwira ngo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti haguruka. Umurongo wa 7 niwe wamfashije mu bintu wavuze byose. Nafashijwe n'uwa 7. Uwa 7 uvuga ngo iki? Ngo uwo mwanya Petero amuhereza ikintu cyitwa ukuboko ngo aramuhagurutse. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo uwo mwanya Munyeganyezi mubwira ngo ni isaha twinjiyemo, ni isaha twinjiyemo, ni yacu yo gutabarwa, ni yacu yo gutabarwa. Abantu bari bwizere barabona ukuboko kw'Imana, abantu bari bwizere barahura n'Imana. Reka mpanure ukiva muri aya materaniro, amaso yawe arabona ibyo atabonaga, amatwi yawe arumva ibyo atumvaga, amaboko yawe arakira ibyo atakiraga, ibirenge byawe biraza kwinjira aho bitinjiraga. Ababyizeye nka 2 zamura haleluya 3 zamura haleluya, zamura haleluya. Amen. Biravangwa ma irenge byo birakomera.
n'ububombambari bwe burakomera. Nanjye ndahanuye ububombambari bwawe bukomerere mu bagukobye, bukomerere mu bakuvuze, bukomerere mu midugudu hahandi utuye. Ariko ubu n'abantu bihuza n'iki kirere ngo bahaguruke bazamure, haleluya, ububombambari bwawe. Bena siregre ndayumva Imana, ndayumva Imana. Mushumba reka kamanure nanjye mitera nimunyumve rese. Wibutse ko mu bantu 100 muziranye 70% bakuvuga amagambo mabi. Iyo uburaya baranezerwa bajya mu bapfumu kukurogesha, hasigaye 30%, 30%, 20% baragukunda baragusengera. Iyo uburaya baramurara, iyo wambaye umwenda umwe bambara umwe. Ikintu bashoboye ni ugupfukama bakagusengera. Aba bantu banyumvisha gahanura nkasubira Rwamagana, haleluya. Bivuze ngo aba bantu ntacyo bakwima nta n'icyo baguha. Kubera iki? Munganya icyiciro. Makumyabiri ku ijana baragukunda rwose. Iyo urize bararira, iyo urwaye baragusura, iyo byanze bajya ku musozi gusenga, iyo bagusohoye mu nzu bajya Samatare. Nta mafaranga bafite yo kuguha ngo wishyure. Ari kubera iki? Aba bantu mbisubiremo, ntacyo bakwima nta n'icyo baguha. Kubera iki? Munganya icyiciro. None se nagira igitego kimwe urajya kukimutura kigwese kandi ari cyagira cyonyine. Bavuga amafaranga turanganya icyiciro. Ariko manura ubuhanuzi bw'uku kwezi kwa gatanu tugiye kwinjiramo kurabura iminsi ngahe 4 yonyine. Ndakeka ndahanuye mu izina rya Yesu, bivuze ngo hasigaye 10% muri uku kwezi kwa gatanu. Imana iguhuze ni 10% mu izina. Icumi ku ijana bakurusha ubushobozi, bo barifashisha, ntacyo babuze, ntacyo bahanuye muri uku kwezi kwa gatanu. Imana iguhuze ni 10 mu izina. Abantu babyakiriye bazamuye, haleluya, acira 10% mu izina rya Yesu. Babireke kwakira abami, babireke kwakira abami. Ngeho ngegere nawe bireke guma muri icyo cyiciro umene. Mu ijambo twasomye rifite intego ivuga ngo Imana idutabara itabajije Penina. Ntuze kunkandagira. Penina niba ataragutwaye umugabo, ufite Penina w'amahembe atuma utaryama. Udafite uw'amahembe mu kazi ntamworoheye, aramurwanya uko bukeye nuko bwije. Utamufite mu kazi, mu masafuriya, mu mibare y'ukuntu ubona akarobo k'akawunga nubona we Penina. Dore umunyaga umubwire ngo Imana igiye kugutabara itabashije Penina wawe mu izina. Zamura, haleluya, Imana igutabare itabashije Penina. Hako mumbarize ngo Penina nawe wari umufite, mumbarize ngo Penina nawe wari umufite, mubaze ngo Penina wari umufite. Ninde tutamufite? Ubwo uraje unkandagire ngo ufite akazi amafaranga.
se urahembwa yabyemera buri kwezi barakwishyura ariko nyuma y'icyumweru nubajije bitanu ntabwo wanyereka aba yagiye Penina w'inyatsi aba yayagurukanye nta muntu n'umwe uri hano udafite Penina ahubwo uhereye nonaha Imana imbabarire igutabare Penina ahari areba na zamura haleluya igutabare Penina ahari areba niba yari bunapfe Imana imutiza uburame intabara harareba murahara ariko ubu turahanurara uburi bumfashe uhanure hanurira abantu batatu bakore mu kiganza ubabwire ngo muri aya materaniro Imana igukoreye ikintu gituma usekera imbere y'ibyakurizaga ntabwo aba bantu banyumvishe hari ibyakurizaga mama hari ibyakurizaga papa Imana ikoze igituma usekera imbere yabyo usekera imbere yabyo tangira umwenyure tangira wakire ibyishimo tangira wakire ibyo wasabaga abantu babyumvisha nka babiri bahagurutse bagatera la sita lea gra peleva igire mone shai tanditi pini mini zote muri aya materaniro Imana igiye gukoreramo ibintu bidasanzwe ndabona indimi z'abantu zihindutse imiriro ndabona indimi z'abantu mwishorotera ibintu reka nsoreza mu ijambo twasomye ryavuze ngo bukeye impamvu wakoraga bikanga bwari bwije byari nijoro impamvu bakurambagizaga ugategereza ko bazakwerekana mu miryango nta yindi mpamvu byari nijoro impamvu waranguraga ugahomba byari mu gicuku nta muntu waza kukugurira ariko ndahanuye mu izina ry'uwampamagaye yamvanye mu bujura unereye none ahangaha burakeye ku buzima bwawe burakeye mu rugo rwawe burakeye muri bizinesi yawe burazamura haleluya ku byari byaranze bigiye kwemera mu izina ryawe nshobora gutungura umuntu nkamubwira ndagusuye agahita yiyeranja akagura agaseri k'agatoki n'uturo tubiri tw'ibirayi yarangiza akaza akavuga ngo yatetse byari nijoro wanjye ngo imiryango ngo yaranyanze urabona irarengana uri mu gicuku kandi mu gicuku nta muntu usura undi ngaho reka tubiganireho niba gusura uri muri priyave urabashyira reka nitahirirwa urabashyira waba uraye urabaha iki none se wirebye si bodaboda ufite ko bamenyereye twatuzi bakandaho dushyushye tubamanuka hose wowe urashyiraho n'aya makara yabuze njye mbaye mbabohoye nari mu gicuku ndabababariye yewe baraza mbahiye unufu w'akahumba ndabababariye ugasanga umuntu iyo yahekenye ngo ngiye ngo baranyanze ntayitima ni mu gicuku nta muntu ushyingirwa warambagizwa nande ko abasore baba biryamiye se
mu gicuku ntabwo abantu badepoza, ibiro byose biba bifunze. ariko Imana iravuze ngo burakeye muri aya materaniro, burakeye abantu bagiye kongera kutubona. Zamura, haleluya. Burakeye ese murahari? Mbivuge gutera, reka mbivuge no muri iri jambo kugira ngo babyumve. Dawidi yarabivuze muri Zaburi ya 36, yaravuze ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, aravuga ngo ariko urukundo rwe ruzana ubugingo, aravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo tanurira abantu 5 ubabwire ngo akira igitondo cyawe, akira igitondo cyawe, akira igitondo cyawe, akira igitondo cyawe, akira igitondo cyawe mu izina. Zamura, haleluya. Aba bantu baranyumva? Kamanura ubuhanuzi bwa finali, ibintu umaze iminsi usengera ubona byaranze muri aya materaniro, Imana ibiteye amatwi, bigiye kutwitaba. Hanurira uwo muntu umubwire ngo Imana ibiteye amatwi, bigiye kutwitaba. Abantu bumva bibitabye, haguruka wihuze nabyo uzamure, haleluya. Ibintu umaze iminsi usengera byaranze. Wowe niwite ku muntu mwegeranye. Bibiliya yavuze ngo basohoye mu rugo rwa Biramu, Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Ntabwo Bibiliya yavuze ngo Uwiteka arabibuka, Uwiteka aramwibuka. Bivuze ngo yibutse nde? Yibutse Hana. Umugabo we nta kibazo yari afite, kubyara yari yarabyaranye na Penina abana 10. Kibazo cyari gifite Hana. Nubona rero tugiye gutera rero y'umuceri, hano harimo abasirimu bayifite bahinduranya, ntuze kumwita. Wowe uhita uhaguruka wihuze nako gaceri urebe kugatahiraho mu izina ryawe. Nk'abantu nka 2 bakiriye igitangaza, zamura, haleluya. Hey! 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 Haleluya. Ako kantu kutarwaga none sibyo mvuga si ukuri. Niba umuntu abyaye abana 10 wowe akaba nta n'umwe ufite, urumva uri bumwishinge? Irwaneho nawe wumve ko igise cyazagufata mu izina. Bibiliya yavuze ngo iki? Some ugeze mu rugo uhere ku murongo wa mbere, reka mbyirukankemo mite ngo wa mikrofone. Ndashoje nk'iminota 5. Yime mubyeyi. Sawa. Tuhasanga inkuru z'abantu 3. Bibiliya ivuga umugabo bita Elukana. Elukana yari afite abagore 2, umugore mukuru yitwa Hana, umugore muto yitwaga Penina. Ongera umunyeganyeze umubwire ngo uwo muri Imana igiye kugutabara bitabanyuze kuri Penina. Ntabwo abantu baraha, uwo muri Imana igiye kugutabara idaciye kuri Penina. Bibiliya ivuga iki?
biravuga ngo igihe Elukana yashakaga Yohana, Imana ubwayo biravuga ngo niyo yagiye ifata indi byara ya Hana irayiziba. Ndahanuye Imana imbabarire banyumve, uyu mugoroba inzira zawe zari zarazibye, Imana irazizibuye mu izina. Ariko hari abantu bumva inzira zabo zizibuwe ngo bongere bazamure. Haleluya, zari zarazibye. Ariko uyu munsi nagukunze simeze nk'umuganza. Iyo nanze umuganza ningakwana ndamenya kurenzaho cyane. Iyo mukunze ntabwo ngo ndagukunze. Wewe uri kugira ngo nyumve. Birirwa bamagarika kubwe arimo aranyibaraguzwa. Baraguzwa. Uba amagambo navugiye imbere y'iteraniro ko nayibagiwe ndacyayibuka. Nushaka kumbwira mbisubiremo ndi no kuri kamera. Mbisubiyemo nasanze Imana ituye hano ijya ahandi itembereye. Izibindi byara ya Hana, mu gihe yari yarazibye indi byara ya Hana, nibwo Elukana yagiye azana uyu mugore wa kabiri witwa Penina. Iryo joro Elukana ngo aryamane na Penina, inda tayari irinjira kandi kwa Hana byaranze. Munyeganyeze mubwire ngo natwe bigiye kwemera mu izina. None se akazi kagira ba nyirako? Akazi kagira ba nyirako? Hari abaremewe amafiriti abandi ntibayaremerwa. Munyeganyeze mubwire ngo uhere none aha natwe biremeye mu izina. Haguruka utere cyane. Haleluya. Buretse gatoya iyemere ku bantu nka batatu ubabwire ngo mugiye kongera mu mbone. Bakubonye byagucanze bagiye kukubona yabicanguye, bakubonye byanze bagiye kukubona byemeye. Bagiye kongera batubone muri iyi Kigali, bagiye kutubona. Babonaga biratogota w'ibigeragezo, bagiye kubona biratogota w'ibisubizo mu izina ryayo. Abantu barahari babonaga biratogota w'ibigeragezo, bagiye kubona biratogota w'ibisubizo. Babonaga nshimiye w'ibibazo, bagiye kubona nshimiye w'ibisubizo. Ariko abantu bihuze nabyo bahaguruke bazamure. Haleluya. Hey! Hey! Sumba manure gute? Manure gute? Hari abantu bizeye ko bagiye kongera kuboneka. Umva ukuntu Yeremiya yabivuze. Umva ukuntu Yeremiya yavuze mu bice 33 ku murongo wa 14. Yaranditse aravuga ngo dore mu minsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeranye na Isirayeli n'inzu ya Yuda. Mu minsi izaza, n'ejo kwa gatandatu harimo, mu minsi izaza n'ejo bundi ku cyumweru harimo. Aba bantu barimo barakira ubutabazi bw'Imana. Ndabona Imana ihereza abantu, ndabona marayika ihereza abantu, ndabona marayika ihereza abantu. Zamura ibiganza wakire, akira ibyo wasabaga, akira. Zamura. Haleluya. Penina aratwite. Bibiliya iravuga ngo buri mwaka uko watahaga niko Penina yajyaga ishira. Yabaga ajyanywe n'iki? Agiye gushima Imana ko yabyaye.
yabaga agiye i Shilo gushima Imana ko yabyaye. Bibiliya iravuga ngo uyu Elukana kugira ngo atababaza aha ngo yafataga ibitambo bikubye kabiri ibya Penina akabihereza Hana bakajyana i Shilo. Hana yabaga agiye gushima Imana ko mukeba we Penina yabyaye neza atabazwe. Abarezi bafashe ubusa ndikwihutisha mbicamo ku mwana wa 10 bagiye i Shilo. Imana yanga agasuzuguro. Mbabarira ubibwira abantu 5 ubabwire ngo uyu mugoroba Imana yanga agasuzuguro ka Penina. Bagaba abantu banyumvishije uyu mugoroba mama Imana ihaza agasuzuguro ka Penina wakwirirwagaho wakuvugaga woherezaga amahe. Zamura haleluya. Imana ihaze agasuzuguro ka Penina. ngo imare guhaga agasuzuguro ka Penina ihita inyura muri Penina. Penina areba Hana aramubwira ati Hana wangumbawe itabyara nta niyavuyemo ntuzi uko ibisabo byana. Mwibutse ba Penina bagira n'abaherekeza bagira abafana. aramubwira ati wangumbawe itabyara wanzererezwe ubu umugore ni uhetse. aramubwira ati umwana wa mbere narabyaye uzagushima ubona ndakwihoreye. ndabyara uwa 8 uwa 9 wikorera ibitambo ubona ndakwihoreye. ku mwana wa 10 nguhaye gasopo sinzongere kubona wikorera ibitambo. ushima Imana yakoze iki? Penina afata inkota ibita ijambo ayishimangira Hana mu mutima aragenda arashigisha neza aramukomeretsa kabisa. hanyuma abari baherekeje Penina babwira Hana batariko Hana ibintu Penina kubwiye ni ukuri. hanyuma murahari dusenge nuza we ibintu Penina ubundi avuga so ukuri bituri abashomeri ntago bapfa kubyumva. ibyo Penina avuga ni ukuri. ni igitenge kimwe uzana ku wa 5 ejo muri repetition ukakigarura ku cyumweru. ibyo Penina avuga ni ukuri. ahubwo murahari dusenge. ayo reka dusenge. Hana Penina ngo amushimangire amagambo. Bibiliya iravuga ngo Hana araturika ararira. wowe wariraga ngo uhumurize ayo marira niyo ya mbere na nyuma mu izina ryayo. Hana arimo ararira. Elukana aramwegera amubwira ati Hana wirira ndagukunda tutemere. Haleluya haleluya. Yes yes. Hana tuho